hari igihe nyura umugabo tukaryamana, twamara kuryamana akanyambura ya mafaranga agasohoka akagenda, ugasanga akoreye aho ngaho kandi ntago mbikunda. Ibintu byose mbikora kugira ngo umwana arye, mpita nishora mu mwuga wo gukora uburaya kugira ngo umwana abashe kubeho. Ingaruka zingiraho nuko ashobora gucyura umugabo, umwana aryamye hano mu nzu. Hano tugiye kurebera hamwe ingaruka zikomeye cyane, twongeraho ngo zikomeye cyane kuri bano bakobwa mubona bakunda kwibagisha ikibuno. Hanyuma tunarebe ingaruka zikomeye cyane kuri bano bakobwa bicuruza ku muhanda, abo twita indaya. Hanyuma tunarebe ingaruka zikomeye cyane zo gusambana, abajeni n'abakobwa ubwo mube hafi kugira ngo mbabwire ingaruka za danje muzahura nazo kandi mudakunda kwitaho, kandi murabizi neza yuko ari urupfu muba muri kugendana narwo, mwaragiza mukarwirengagiza. Bino bintu nshobora kubikubwira ukabigira imikino, ariko reka mubwize ukuri, bino nubikirenze kuko niko kuri guhari kandi nta nicyo wabikora. Cyane cyane no kuri bano bakobwa mwibagisha ikibuno, dear friend, sibyo? Ndashaka kubabwira kino kintu mujye munagikora mukizi, muzi ngo ni ibihe bibazo muzahura nabyo kandi biri serious cyane. We mu rukunda kubikora wumva yuko ari n'inzozi zawe kuzibagisha ikibuno, ndashaka kubikubwira hakiri kare. Yes, ndabasuje kandi mbaye nikaze mwebwe mukunda mukanakurikira Dore Family Show. Ngende Dore nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndagira ngo twigane amasomo abenshi nagiye mbasezeranya mu biganiro byinshi yuko nshaka yuko hari amwe mu masomo y'ubuzima tuzajya twigana kugira ngo umuntu amenye ngo ese biba bimeze bite. Hari byinshi dukora tutazi ngo ingaruka zabyo ni izihe. Uyu munsi niyo mpamvu naje nifashishije iyi kayi mubona mfite hano, irimo ibintu byinshi tugiye kureba, byinshi cyane kabisa. Gusa ni ibintu bine ariko tugiye kureba ingaruka zabyo ngo nize kandi bikunzwe gukora n'abantu benshi, cyangwa se abantu benshi bakunze kuvuga yuko babishaka cyangwa se babishegeye. Reka dukoreshe icyo kinyarwanda. Rero nk'uko bisanzwe ngiye Dore nagiye mbwira abantu benshi uti nzajya nza hano twiganirire ibintu bijyanye n'ubuzima, kuko nibi ngibi tugiye kuganira nibijyanye n'ubuzima, ariko byo bikanagira ingaruka cyane cyane ku buzima bwacu. Bivuze yuko ibi ngibi impamvu ngiye kubivuga birimo urupfu bikabamo n'ubuzima. Hagati aho ngaho ubwo tugiye gushakamo igisubizo, ni wumva ingaruka bizanagufasha kugira ngo umenye ngo ibi bintu nimbikora ese nzabyitwaramo gute, kuko abenshi barabikora ariko ntibamenye ngo ibi bintu nabyitwaramo gute. Ni ibintu rero ngewe mba naragiye nsoma nkanamenya ngo ibi bintu se birimo izihe ngaruka cyangwa se ikiza cyabyo ni ikihe. Mba naragiye mbisomaho igihe kinini, nkafata umwanya wanjye nkareba ku binyamakuru bigiye bikomeye byabyanditseho, cyangwa se nkanareba abahanga bagiye basobanura kuri ibyo bintu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ijambo rya mbere turareba ni ijambo indaya. Murarizi ryo ni ikinyarwanda, indaya zo murazizi. Icya kabiri tugiye kureba ni ubusambanyi. Icya kabiri ubwo nizere ko turi kugendana ndi gukoresha ikinyarwanda. Icya gatatu cyo ni sajari yo murayizi, abakobwa benshi ubwo barahita biyumvamo abakoresha amabuno n'ibindi bigiye bitandukanye ku ruhu rwabo, nyine kuba utameze neza, kumva yuko hari icyo wahindura ku buzima bwawe. Ibi byose rero mu by'ukuri ikintu bihuriyeho, nk'uko nabivuze haruguru, bihuriye ku ijambo ubuzima n'urupfu. Uti gute? Ndaza kubibasobanurira. Icya nyuma kiraza kivuga ngo ubuzima, aricyo cya kane, ubuzima. Twabonye ijambo indaya, dore ngibi hano ku ikayi, tubona ijambo gusambana, tubona ijambo sajari, tubona ijambo ubuzima. Ibyo byose uko ari bitatu bihurira kuri iryo jambo rya nyuma ubuzima, ariko nanone bikagira umutwe w'amagambo uvuga ngo ingaruka rero ni cyo kintu tugiye kureba ngo muri ibi bintu uko ari bine ni igiki kintu gifite ingaruka zikaze zihambaye. Ese nonaha mwese uko munkurikiranye kuri Dore Family Show, mbabajije ngo muri ibi bintu bitatu mvuze, muri ibi bintu bine mvuze, ni igiki gifite ingaruka mbi kurusha ikindi, mwasubiza ngo iki? Ndongera mbibasomere neza. Hari ijambo indaya, hari ijambo ubusambanyi, hari ijambo sajari, hari ijambo ubuzima. Mumbwire ikintu gifite ingaruka mbi cyane, za zindi mbi ariko zihita zigushyira muri dangerous life, nyine handi uba uri ku munota wa nyuma. Nk'uko nabibabwiye tugiye kurebera hamwe ibi bintu uko ari bitatu, ariko byose biri mu ijambo ubuzima, ariko nanone bikagaruka ku ijambo ingaruka, umutwe w'amagambo. Ingaruka rero turaza guhera ku ijambo indaya.
niryo rya mbere. Buriya kenshi na kenshi mwa bantu mwe mukunze kujya kugura indaya, mwarangiza bikarangira mushwanye nazo. Hariya harimo ibintu bibiri, ntabwo uriya mukobwa ari we uri muri risike wenyine, ahubwo risike muyifite muri babiri. Uriya mukobwa Edael ari mu gikorwa kizangiza ubuzima bwe kuko harimo sida, harimo n'ibindi bintu, ariko nawe uri muri risike y'uko uriya mukobwa ashobora kukwica mu buryo butunguranye nawe ubwo atateguye. Uti gute? Abenshi muhise mwibaza ngo se byagenda gute? Akenshi na kenshi uzasanga ugiye ku muhanda ugura indaya, nurangiza uryamane nayo. Uriya mukobwa already afite target yo kukwiba ibyo ufite, yarangiza akigendera. Ariko mu kwiba kwiwe ntabwo yabanje gutekereza yuko nawe muryamanye uraza kumufata bikavamo kurwana hagati yanyu, hakaza kuvamo urupfu muri mwebwe babiri. Ibi ni ibintu bibiri bikunze kuba cyane cyane ku bantu bagura indaya ndetse no ku ndaya ku giti cyazo. Zishobora kudapfa bitewe n'uburwayi, zigapfa bitewe no guserera cyangwa se guserera nyine n'umuguzi wazo. Ibyo bintu byo murabyumva cyane. Niyo mpamvu nahereye kare mbabwira ngo dufite ibintu bibiri sibyo bishobora gutera ingaruka bikomoka ku buraya, harimo indwara, harimo no guserera. Ahangaha impamvu ndaza kubabwira bino bintu ni ukugira ngo bamwe muri mwebwe utekereze kabiri ku kintu ugiye gukora. Nta kindi kintu cyatumye ngiye kuzajya nganira namwe kuri iri somo, mba nabanje no kwandika nkaritegura neza kugira ngo tumenye ngo ni ibiki ibintu bifite risike mbi cyane. Hanyuma mwese nk'uko nabibabwiye muraza kunyandikira muri comment iti ni ikihe kintu muri ibi bintu bine ngiye kubasobanura kiri dangerous, nongera mbiso kibi cyane gishobora kukwangiriza ubuzima mu buryo bwihuse cyane. Abenshi ntabwo muri muze kugitekereza keretse ko ndaza kukibasobanuriraho, ariko nicyo kibi cyane. Nawe ibyo ndi buvuge hano uze kubikorera ubushakashatsi kubera ko internet irahari. Ibintu umuntu avuze kugira ngo wemere ko ari byo, jya ugenda nawe ubihige, ubikorereho ubushakashatsi nyine nawe umenye ngo ibi bintu se koko ni ibyanyabyo, kuko ntabwo aba ari umwe wabikozeho, si babiri, si batatu, si bane, si batanu, aba ari abantu benshi babikozeho ubushakashatsi kandi bagasanga ko ibyo bintu bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu batari bakeya ku isi bitewe n'ingero zihari. Buriya akenshi abantu bakunda kuvuga ngo igitsina gore cyangwa se abagore bigurisha. Reka ndeke gukoresha ijambo indaya, ahubwo reka nkoreshe ijambo wenda igitsina gore kigurisha kugira ngo tugendane neza cyangwa se atagira abanyumva nabi. Impamvu nakoresheje indaya nuko ari ryo jambo niyo title nakoresheje mu nyandiko yanjye, ariko sobe. Hanyuma sasa uyu mugore wigurisha hari igihe aba afite abana. Urugero mwese murabizi, buri abakobwa benshi bigurisha baba barabyaye, abenshi bano bo ku muhanda baba barabyaye. Ndetse usibye n'abo bo ku muhanda, n'aya maslay queen makuru cyane muzi mu ma showbiz, abenshi baba bafite abana. Bano nyine bari class bambukiranya imipaka, murabazi benshi, si ngombwa njye kuvuga amazina yabo, baba bafite abana. Rero uriya mukobwa kugira ngo ave kuri stage ariho yo kwigurisha agere ku yindi stage bimusaba urugendo rurerure cyane. Uru rugendo nirwo mutamenya. Harimo abo azahura nabo bagiye kuryamana, nk'uko hari akavideo ndaza kubashyiriramo kumwe ndibuze kwifashisha avuga ibibazo ahura nabyo ku muhanda, aho usanga ashobora kuryamana n'umugabo, umugabo akamwambura amafaranga ye cyangwa se ntamwishyura amafaranga bumvikanye. Hano bikaza gutuma uyu mukobwa naza kubonana n'undi mugabo ari buze gutekereza ko nawe ari buhinduke nka wa wundi, bikaza gutuma hazamo risk. Izi risk rero ni izi. Uyu mukobwa araza gutekereza ko nuri ari bumwambure, ashaka uburyo ki yamwiba cyangwa se mo kimwe niba atamwibye baserere barwane bitewe n'impamvu runaka. Banzu nyishyure gira gutya. Abahungu nabo murabazi iyo bigeze kuri kiriya gikorwa bamera nk'inyamaswa. Ashobora kugeza mu rugo ukavuga ati banzu nyishyure, we yabyanga agashaka gufata ku ngufu. Already abasore murabazi bo ntabwo ari ngongo icyo kintu ngiye kukigaruka ko umuntu ugura umukobwa ashobora no gufata ku ngufu. So rero ahantu bihurira byose ni za risk nyigarukaho. Urumva aho ngaho already we wishyize muri risk na wa mukobwa agiye muri risk. Kandi bano bantu bari kuriza abana, bakeneye ko abana babo barya bakamererwa neza, ubuzima bukagenda neza. Ariko wowe papa sikuri mu mutwe we waguze uriya mukobwa, ufite papa yo kugira ngo usoje igikorwa cyawe cyakugenzaga, then ibiri buze kuba nyuma ntabwo uri buze kubyitaho. Ushobora no kuba ufite amafaranga ariko ukayamwima kubwo
kubw'uko wasoje igikorwa wifuzaga gukora. Already mwese turaziranye, abasore muri kamere zacu dufite ukuntu iyo waryamanye n'umuntu udakunze, ni abasore bose muri rusange, iyo waryamanye n'umuntu udakunze cya gikorwa kikaza kurangira, haza kubamo ikintu kijyanye no hate, urwango nyine rwihuse, urwango ruguturutse mutazi ahantu ruturutse nyine ugahita wanga wa muntu mwari muri kumwe. Ni ikintu kiba ku basore bose, abatakigira muraza kwandika, ariko turabizi neza yuko icyo ni igikorwa abasore bose bahuriyeho. Urwango rwihuse utazi aho ruturutse ruhita rukwataka, ukumva wa muntu mwari muri kumwe uramwanze ku buryo bwihuse cyane. Ibi ni ibintu bihurirwaho n'abasore, igitsina gabo cyose ibi bintu bikibaho. Iyo waryamanye n'umuntu udakunze biza kurangira n'ubundi iyo cya gikorwa kirangiye hahise habonekamo ikintu cy'urwango rudasanzwe, bikaza kugutera guhita wumva yakuvira aho ngaho edayiri na ya mafaranga ubwo mwumvikanye birumvikana ko utakiyamuhaye, bikaza gutera za ngorane z'iki zo kurwana. Iki nacyo turaza kukigarukaho gatoya kugira ngo n'ibindi tuze kubiha umwanya, ariko already ndatekereza ko mwatangiye kumva neza ingaruka. Impamvu ndaza kugenda mbirasa akantu gato no kugira ngo twumve ingaruka ngo nizihe, kandi ingaruka mbi cyane. Hano byose biraza guhurira ku ijambo urupfu. Muraza kubyumvamo kuko iyo abantu babiri baserereye nta handi hantu baba bagana. Hanyuma sasa ntarutseho gatoya, reka tuhite tujya ku kibazo kindi cyangwa se indi nuza yacu twabonye, harimo ijambo ubusambanyi. Ijambo ubusambanyi cyane cyane impamvu narigarutseho ntabwo ari ukuvuga ngo hari icyo nshaka kuryanarizaho cyane, ahubwo ndashaka kubabwira riske ziri muri iri jambo ukuntu zingana, ariko akaba ari riske abantu benshi birengagiza baba badashaka no kubonesha amaso yabo, cyane cyane abasore n'abakobwa. Impamvu z'abasore n'abakobwa si uko ntazi ko habaho ababyeyi cyangwa se abapapa, ariko cyane cyane usanga kuko bariya bo baranakuze, buriya ababyeyi ni abantu baba bageze mu za bukuru, imyaka yabo nabo ubwabo nta cyizere baba bifite, bavuga ati ejo n'ejo bundi nakigendera. Ariko uri umujeni ugikeneye kubaka ubuzima bwawe, uri umujeni ugifite intego nyinshi mu mutwe, uri umujeni ugishaka, ukireba abandi basore bagenzi bawe cyangwa se abakobwa bagenzi bawe ukabona nyine wifuje uburyo babayeho, sibyo? Bisobanuye yuko hari intego ufite mu buzima bwawe. Iyo ureba mugenzi wawe ukifuza ikintu afite, haba hari n'intego ushaka kugiraho mu buzima bwawe. Ariko bitewe n'iri jambo dusanze hano ku mwanya wa kabiri, ubusambanyi, birangira ibintu byo buriya, reka mbabwize ukuri, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho. Iku ni ukuri, nta kintu na kimwe ushobora kugeraho ugitekereza ubusambanyi mu mutwe wawe. Ibi bintu ndabikubwira ubihakane, ariko nta kintu n'iki na kimwe ushobora kugeraho ugitekereza ubusambanyi mu mutwe wawe. Ubusambanyi budushyira ku kihe gika? Ubusambanyi nibwo dusangamo abasore bikinisha. Ubusambanyi nibwo dusangamo abasore bahinduka abalesbienne cyangwa se abatinganyi. Ubusambanyi nibwo dusangamo kuba wari ufite intego, ufite nk'udufaranga wabitse ahantu bikarangira utwangije. Rero ibi ngibi bikadusunikira guhora turi muri kaga kako kurira, tuvuga ko ntacyo tugeraho, tuvuga ko dufite umwaku, Imana yaduteranye cyangwa se twavukiye mu miryango mibi, ariko nyamara tugiye kureba neza wari ufite amahirwe afatika, ariko bitewe na cya kintu gihora kikwiziringaho wagira ni nk'umudayimoni bakuroze cyangwa se baguterereje w'ubusambanyi, ntugire iterambere. Ibi ndabivuga benshi muraseka cyangwa se mubyite joke, ariko murabizi neza yuko kimwe mu mpamvu zikomeye cyane gituma mudatera imbere abajeni ni ubusambanyi. Kuva mu gitondo nta kindi ubutekereza ni uguhamagara abakobwa muri ghetto yawe mugakora ambiance, amafaranga ukangiza, umushahara niba wihemberwaga ibihumbi 100 byose ukangiza. Kuwa gatanu ni pull up, kuwa gatandatu ku cyumweru, urwitwazo rwawe nyine n'urwuko n'ubundi nta myaka 100. Nuko nguko abajeni benshi mukunda kwitwara cyangwa se niyo mvugo mukunda gukoresha. Uti nta myaka 100 bikarangira amafaranga yari kukugira intego. Buriya nta rimwe riva mu busa, rimwe rihora ari rimwe, ubusa bugahora ari ubusa. Bivuze yuko ntabwo ushobora gufata 0 ngo uyihindure rimwe bikunde hatagize ikiyongeraho. Rero niba ufite igiceri cya rimwe, bisobanuye yuko niwongeraho irindi rimwe biraza kubyara amafaranga 2. Nuza kongeraho irindi rimwe kugeza ku 10 biraza kubyara nyine 10. Urumva ko 10 twatangiye kubona
ko hari icyo ryamara. Ufashe iri icumu ukaza guteranya ahandi macumu agera kuri angahe, turaza kubyara igiceri cy'ijana. Ni uko nguko ubushobozi bw'ikintu bugenda buzamuka bitewe n'aho watangiriye. Binasobanuye yuko ari amafaranga ufata ukita makeya, hari umumaro ashobora kukugirira cyangwa se hari ubuzigame ashobora kujya ahantu ukayabika, ejo akazagira akamaro akugirira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ngibi abajeni benshi ndabizi ko muri kubyumva neza cyane. Niyo mpamvu rero uzareba abajeni benshi ugasanga nta kintu bari kugeraho bitewe n'iri jambo twasanze ku mwanya wa kabiri, ari ryo ubusambanyi. Ubusambanyi rero nta kindi kintu wakora ngo ubwirinde. Mbere na mbere banza umenye intego zawe. Ntabwo ubusambanyi ni nk'ikiyobyabwenge ufata kikazagukoroniza mu bwonko, kuzakivanamo bikazakugora. Abenshi ubwo turi kujyana. Erega bino bintu mba ndi kuvuga mujye mugenda mu bisacinge cyangwa se mufite amafone, muhige ubuhamya, muhige ubushakashatsi biba biriho. Wige ngo iki kintu se ndi gukora gifite izihe ngaruka. Ubusambanyi buzagushyira kuri kayo kurwara uburwayi butandukanye, harimo izo za sida, harimo izo za kanseri, harimo ibyo burwayi bugiye bitandukanye nyine bujyanye no kuba harimo. Noneho mu busambanyi buri harimo ikintu gikomeye mutazi. Mu busambanyi harimo ikintu cyitwa imyuka mibi ku bantu bizerera mu iyobokamana. Ubusambanyi burimo ikintu bita imyuka mibi, kubera yuko hagati y'abantu babiri bari gusambana haba harimo ikintu cyitwa sharing bond. Wabyumvise? Gusharinga nyine ubuzima cyangwa se gusharinga mwebwe amaraso yanyu, guhana ubuzima bwanyu, kuko already nuva kuri uyu muntu ukajya ku wundi harimo ikintu kijyanye na sharing bond. Bivuze yuko nuryamana na runaka afite imico y'iwabo cyangwa se imihamuro y'iwabo, cyangwa se harimo ibintu runaka by'iwabo bitameze neza, uzaba wisize kuri ibyo bintu. Bivuze yuko mwasharinganye, kuko niba ibyo afite biri mu maraso, biri mu mico y'iwabo, bivuze yuko nyine mwasharinganye ubuzima cyangwa se amaraso. Bisobanuye yuko byanze bikunze ibyo yari afite bitari byiza cyangwa se byiza mwabisangiye. Twihuse rero reka tugere ku gika cyacu cya gatatu, ari cyo surgery. Surgery yo rero abantu benshi iyo bigeze kuri surgery abantu benshi cyane baravuga ati hano mu nkizigorora, cyangwa se abakobwa benshi ubu ngubu ikintu bari gukora. Ubundi mbere bajyaga bavuga ngo abakobwa bemera kwishora mu ngeso y'ubusambanyi bitewe na iPhone. Nyine wenda murabizi yajyaga hasohoka nka iPhone runaka, abakobwa bakavuga ati iyi phone ndayisabwa kugeza ku rwego ashobora gukora icyo ari cyo cyose. Ubu rero ntabwo ari byo bigezweho, ahubwo ubu ngubu hagezweho ikintu cya surgery, kwihindura nyine kugira ngo umukobwa agire imiterere myiza cyangwa se ase neza cyane. Sindabyumva ku bagabo, ariko nabo barabigira rimwe na rimwe, ugasanga umugabo nyine afite nk'ibice bimwe na bimwe adakunda, nk'amazuru, ibindi bintu ku isura ye, nyine bikaba ngombwa yuko amatwi, amatama bikaba ngombwa ko ajya kugabanya, cyangwa se iyi minkanyari hano hejuru nayo barakubaga bakayikuraho. Iyo watangiye kuzana iminkanyari hano hejuru, bafite ukuntu bakubaga isura yawe kaza imeze nk'iyakana, cyangwa se bakayikurura gutya nyine. Reba nawe, reba fata ku ruhu se nk'ukurura gutyo, urabona ukuntu hahise hasa nk'ahameze ukuntu. Rero ibyo byose barabikora. Hanyuma rero ikintu cya surgery cyo ukuntu ari dangerous, ni ikintu kibi cyane. Impamvu ari kibi cyane nizo ngiye kugusobanurira, kuko zo mfite utuntu hano ngiye kugusomera. Ni utuntu mba nanditse nkuye ku bushakashatsi bwagiye bukorwa n'inzobere mu gukora ibijyanye n'ingaruka z'ibintu runaka. Utu tuntu nizo ngaruka uzahura nazo, cyane cyane ubwangangiye kubwira ba bandi bibagishije ikibuno, cyangwa se ababiteganya. Wenda bari bashobora kuba barahuye n'abaganga beza bakabikora neza, biterwa n'amafaranga ufite, ariko wowe ugiye guhubuka kubera udufaranga duke ufite, abari kukubeshya ngo bakubage biracamo. Ngiye kubwira ingaruka uzahura nazo. Surgery ubundi ingaruka zayo ni nyinshi, ubwo ndi kuvuga ku bijyanye n'ikibuno. Abakobwa impamvu si uko abenshi batababaga ngo bigende neza, bigenda neza cyane, ndetse abenshi bagatera neza kubera guhiga amafaranga. Hari ababikora la slay queen kugira ngo bikururire igitsina gabo. Ubundi abenshi nta n'ikindi kintu gituma
bajya mu bintu bya surgery. Ntuzambeshye ngo nukugira ngo wirebe ubone ko uteye neza, ntuzambeshye ngo nukugira ngo wambare imyenda ngikubere. Oya aho wabumbeshye. Ikintu gikuru gituma abakobwa bishora mu bintu bijyanye no kubagisha ikibuno ni iki ngiki cyonyine, ni ugukurura abagabo cyangwa se igitsina gabo, nta kindi kintu. Uwo ari we wese uzabivuga, imiterere, kuba uri mwiza, iyaba wenda wakambwiye ngo ngiye kubagisha ahubwo isura nyine nse neza mu maso, aho nakabyumvise. Ariko ikibuno, my dear friend, tubigarukeho, nta yindi mpamvu yatuma wibagisha ikibuno, ntayo, usibye kuvuga ngo ndashaka ko abagabo mbakurura. Niba wenda urugero wikoreraga nk'ako kazi ko kwicuruza mu buryo buri privé, hari uburyo nyine abagabo bareacting, ukavuga ati nyine hari ikintu ndasabwa ikibuno, bikaba ngombwa kujya kwikoresha surgery. Rero bivuze ngo hari n'abakobwa babigendera mu gashungo batazi, just ukabona umukobwa mugenzi wawe afite nyashi, ukavuga ati oh my god, ndasabwa zino nyashi. So nta nubwo uzi ngo izo nyashi uwagiye kuzikoresha yazikoresheje kubera iyihe mpamvu, ntabwo uzi ngo ni iyihe mpamvu. Nawe yaremeye fata risk, wasanga zina risk ziri muri ibyo bintu yagiye gukora, ariko akemera akabikora. Rero uyu munsi wowe udafite n'amafaranga, udafite ubushobozi, ugapfa kujya kuvuga ngo reka ngurishe kariya gahene kanjye kari mu cyaro, iriya nka, ariko njye gukoresha. Hari abaganga baba batanazobereye muri ibyo bintu, ahita akubwira ati ni make yavayo nkubage bigende neza. Ngiye kukubwira ingaruka uzahura nazo ukuntu zingana. Ubundi iyo tugeze kuri risk zijyanye no kubagisha ikibuno, harimo risk nyinshi cyane nyinshi cyane, ariko ngiye kubasomera zimwe nkeya. Ni nyinshi cyane, ntabwo nazibara ngo nzirangize, ni nyinshi. Ninkubwira ngo ni nyinshi cyane uze kumva yuko ari nyinshi cyane. Hanyuma rero reka tugende. Harimo iya mbere ariyo, dore ngizi hano zose ngiye kuzibasomera, dore ngizi, mutagira ngo ibyo ndi kuvuga ntabwo ari ibintu mba nakurikiranye neza cyane, ni ibintu mba nikuriye mu mutwe wanjye. Oya, ni ibintu mba nabanje guhiga kugira ngo menye ibintu ngiye kubabwira eske ni ibintu bya nyabyo cyangwa se ni ibintu abantu benshi bajya. Harimo n'abakobwa bamwe na bamwe, nuko ntazana amavideo yabo ngo nyanyuze muri iki kiganiro, bishobora gutuma nyine bingiraho ingaruka kuri YouTube yanjye. Ariko harimo abakobwa bamwe na bamwe bagiye batanga interview bavuga ingaruka, babandi batagishobora kwicara, babandi babaye paralyze. Hari abagiye nyine ingaruka zo ni nyinshi cyane ziteye n'ubwoba. Harimo ingaruka, uburibwe bukabije cyane. Hari video y'umwana w'umukobwa yigeze gutambuka ku mbuga mu minsi yashize, nabonye n'abanyamakuru benshi barayikozeho, ari kuvuga ibintu byajyaga bimubaho byo kuvamo amazi mu kibuno. Ibyo bintu ndumva mwaragiye mu byumva. Na ziriya rero ni zimwe mu ngaruka zivamo. Buriya iyo ugize amahirwe urarokoka, ariko ubundi hano turi kuganira ku kintu kijyanye n'urupfu my friend. Hano turi kuvuga ku kintu kijyanye n'urupfu kandi ruri serious, rurya rukagutwara bya nyabyo, bitewe ngo no kwibagisha. Wari muzima, ejo mu gitondo ugiye muri risk z'uko ubaye paralyze, utazongera no kugenda. Dia ibi bintu byitondere, ndetse unabitekerezaho cyane kugira ngo ubutaha uzamenye icyo gukora, cyangwa se niba waranabikoresheje umenye uburyo witwara. Harimo risk nyinshi cyane. Hanyuma sasa icya kabiri, harimo kubira ibyuya nyine byinshi. Look, kuba uryamye ahantu like bisanzwe, ukabyuka mu gitondo ugasanga matera yatose. Dia ntabwo aho ngaho tubyita ibyuya, ni amazi ahubwo bari kugusohokamo. Ni uko hano banditse ngo ni ibyuya, ariko ni amazi, kuko dukurikije history y'uriya mukobwa yavuze ko yajyaga avamo amazi. Hanyuma rero hano ikintu kikubaho ni ukubira ibyuya, ukagira n'umuriro ukabije cyane, umuriro mwinshi nyine cyane tu, nawe urabyumva. Bivuze ngo n'ubundi kugira ngo umuntu, ubundi uruhu rwacu ukuntu ruteye, iyo umuntu agize umuriro mwinshi ukabije, uruhu rwo rwikamuramo amazi, ariyo twita ibyuya nyine, rurikamura. Cyangwa se look, iyo uri ku izuba ryinshi cyane, cyangwa se ukananirwa cyane, hariya hazamo umuriro, bikaza gutuma uruhu rubyara nyine amazi. Hari utuntu buriya tw'uduheri tuba ku ruhu, ni dutoya ntabwo wapfa kutubona. Narindi kuvuga ku bintu bijyanye n'uruhu rwacu, narindi kubabwira ukuntu niteye makeup nkabyuka nagize uduheri twinshi cyane. Biterwa n'uruhu uba warubangamiye mu buryo ruhumekamo, cyangwa se mu buryo rugomba gusoramo imyanda. Aho ngaho ikintu kiba cyabaye n'ubundi ni ibisanzwe.
ni ukuba nyine uruhu hari uburyo rwashakaga guhumekamo ukarubuza bikaza gutuma rutera allergy. So hano rero nicyo nashobora kubasobanurira, iyo wabize icyuya cyinshi cyane cyangwa se iyo wagize umuriro mwinshi cyane, rwa ruhu cyangwa se twa tuntu turi ku ruhu rwacu tw'udutonyanga tumeze nyine ni duto cyane, ntabwo wapfa kutubona, nitwo dusohora amazi mu mubiri. Hanyuma hano twabonye kubira ibyuya, kugira umuriro, hanyuma hakaza kubura amaraso. Ibyo byose ni risque cyangwa se ni ingaruka zijyanye no kuba wakibagisha ikibuno. Ubwiza nyine busaba kugira ute, hari umuntu wavuze ngo ubwiza burahenda. Uba ugomba no kumenya yuko ibintu ugiye gukora ni risque zikomeye cyane. Si bibi, ni byiza gutera neza kabisa ufite amafaranga yawe. Hari n'abadokita barenze pe, uwagiye kubizana ntabwo yari azi neza yuko azanye ikintu cyo kwica abantu, ahubwo harimo bamwe bahise bashaka gukora ibintu bihabanye n'amategeko, bashaka gutangira gukora abantu mu buryo nyine bwabo bitewe. Buriya uzi ko hari abantu bigira ku matotoriyo. Impamvu mbababwiye bino bintu ntabwo ari uko kubaga umuntu ikibuno atari byiza, birashoboka pe, ndetse abenshi barabirokoka, ni ibintu byiza cyane. Ariko noneho hari abaganga cyangwa se sinabaganga, muri rusange hari abantu bigira ku matotoriyo batageze mu ishuri. Dia hari umuntu wiga, tandukanye umuntu wiga ikintu mu ishuri akagifesinga umubare ku mubare, umutandukanye na wa muntu ujya muri video, like nk'ubu iyi video nkoze ndi kubigisha, hari undi muntu uri buyumve nawe akaza kubigisha. Urumva ko turatandukanye. Iyi video ndayikoze ndi kubigisha, no hari undi muntu uri buze kumva ibyo navuze, nawe narangiza abisubiremo. Urumva ko yarebye tutorial, yarebye ikintu, ntabwo yakize. Biratandukanye. So tandukanya umunyeshuri wa online, umutandukanye n'umunyeshuri wiga ku kibaho ari kumwe na mwarimu uri kumwigisha. Ni abantu babiri batandukanye. Rero hano ku bijyanye no kubaga bano bakobwa, harimo abaganga bareba tutorial batize, batabyigiye, bashobora gukora bino bintu bitewe no gushaka amafaranga, bikaba byakuviramo ingaruka z'urupfu, kandi nyine niwe uba wishoye, ntabwo wabarenganya. Uburwayi bukomeye bwo kubira, uburwayi bukomeye bwo mu bihaha, uburwayi bwo mu bihaha, ibihaha bya bigira icyo. Reka mbabwire impamvu ushobora kumva ngo bakubaze bigira ingaruka ku bihaha, kandi ibihaha bidafite wenda aho bihuriye n'ikibuno. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bikujya mu amaraso yawe, kandi aba agomba gutembera all body. Ibaze nyine nawe ikintu bashobora gukora kikafekta umutima wawe. Urumva ukuntu icyo kintu cyo kirenze, cyafekta umutima kandi bidafite ahantu bigize ute bihuriye. Umutima uri ruguru, kibuno kiri hasi, bivuze yuko ni amaraso nyine asharinga, ni amaraso asharinga bwa burwayi cyangwa se bya bintu bitameze neza bikagera mu bice bitandukanye by'umubiri kugeza no ku bwonko. Hano turahasanga uburwayi bwo mu bihaha nyine. Urumva ko ni ikintu nyine kiba kizafekta umubiri wawe wose. Ibaze nawe ikintu kigutera kanseri. Kanseri nayo ivamo, nimbivuga gutyo byumve ko kanseri nayo iri muri ibi bintu. Ikindi kintu rero kikubaho ni iki ngiki, hari igihe noneho bakubaga ikibuno cyawe kikaza gisumbanye, cyangwa se ukagenda bimeze neza ukazashiduka ubona gisumbana nyine. Abenshi murabizi ibintu ndi kuvuga, hari abo byagiye bibaho, kandi murabizi neza nuko mutaza ngo mubivuga, ariko murabizi neza yuko bibaho. Ni ingaruka nyine zibabaho mwirebera gutya gutya, kuko kirakamuka. Hari igihe habamo gukamuka kwa kimwe, hagasigara ikindi gisa nkaho gitumbarayemo ukuntu, ikindi kigashiramo, ugasanga umuntu ameze nka baro ebyiri bapompye, imwe bayiha umwuka muke, indi barayuzuza. Ubwo nawe wabyumvise, izo nazo ni ingaruka uhura nazo. Hano mfite utundi twa nyuma ngiye gusoma, ari natwo twa nyuma ndasorezaho, ubundi ukamenya izi ngaruka. Ni ibintu bike nababwiye ngo ni ibintu bitatu, ntabwo nshobora kubirenza. Ibibyimba nabyo bizamo. Urumva icyo kintu, kugira ibibyimba. Ubwo n'ubwiza uri gushaka, ibibyimba by'amavuta bro. Mbese wowe ni risiko uri kwishyiramo nyine unazireba. Sinzi niba mubanza gusoma nyine ingaruka z'ibintu mugiye kwinjiramo.
sinzi niba ubanza kumenya ngo ibintu ngiye gukora ese bizanyafektaho gute. Hazaho ibimenyetso ku ruhu cyangwa se iminkanyari, amabara ku ruhu. Umva ibyo bintu byose ni risike za handi hasi turi kuvuga. Hari ibimenyetso by'uruhu, iminkanyari, amabara ku ruhu. Bazaba ikintu kigusajisha ukiri umwana kandi ngo wari guhiga ubwiza. Ariko bumbaho urugero rw'umuntu umwe kandi muzi. Turasanga ikindi kintu, gutera silikoni mbi cyangwa ibitemewe n'amategeko bishobora gutera kanseri. Wumvise ko cya kintu none twinjiye mu ndwara kanseri. Ubwo n'ubwiza twari turi guhiga buvuyemo urupfu. Already ukinjira muri iri jambo kanseri n'urupfu ruba rwaguhobereye. Murabizi ko kanseri ni indwara umuntu bamusangana agahita we ntabwo ari ngombwa ngo docteur amusobanurire ngo itware gutya bimere gutya na gutya. Kanseri ni uburwayi umuntu agusangana no mu docteur agahita akubwira ngo usibye kuzajya ngutera imiti igufasha mu buribwe nayo bijyanye n'ubuzima bwawe bwo urupfu rwo muri kumwe isaha n'isaha wakigendera. Urumva rero cya kintu ukuntu ari kibi cyane. Ntabwo ndi kukibabuza hano mu itondo, ndi kubabwira ingaruka kugira ngo uzakore ibyo uzi, nujya no gutegura amafaranga uzaba ufite amafaranga ahagije. Ariko nanone ntabwo bivuga ko ari ingaruka mbi gusa. Hano hari n'ibindi wakora ku bantu babikoze. Hari ibindi bintu wakora kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Cyane cyane kuri siporo, abantu mwarangije kwibagisha mujye mukunda siporo kuko zirafasha cyane zirangaruka. Siporo ni ikintu cyiza nyine cyita kirwanya zirangaruka zose. Iyo wabyitaye ukabiha umwanya utari umuntu neglige, urwanya zino ngaruka zose zigagushiramo ugasigara uri umuntu umeze neza cyane. Hari n'igihe bikamuka burundu. Kuko rega biriya ni imiti bagutera nta kindi kintu. Ni imiti bagutera kandi habanye. Ubundi umuti uba ugomba kwinjira mu mubiri w'umuntu ari uko arwaye. None wowe already baguteye imiti kugira ngo bakurwaze. Sinzi niba muri kubyumva. Imiti yinjira mu mubiri ari uko umuntu arwaye, none bakwinjijemo imiti utarwaye. Bivuze ko ahubwo bari kugutera uburwayi mu mubiri. Hari nabo ngo bapompa, ibyo simbizi. Hanyuma sasa harimo akangaka kanyuma, ingaruka ku mutima cyangwa ku bwonko. Already ni rwa rupfu n'ubundi nababwiye hano baba rwinjiyemo neza cyane. Ni ingaruka ku mutima cyangwa ku bwonko. Buriya niba ari ibintu biba bidakeneye ikintu kibibangamira dear friend, ni ikintu bita umutima n'ubwonko. Buri ibindi byose bishobora kugira ikibazo pe, bikarwara bakagerageza bakavura bakagira gute, ariko byageze ku mwijima bikagera ku mutima bikagera ku biha nyine bikagera ku bwonko, final yawe iba yarangiye. Hano nagaruriro uba ufite ngo uzakira. Ubundi akenshi nabibabwira nko ku bantu bagiye bakoresha ibiyobyabwenge. Murabizi bino bintu iyo bigiye ku affecta birabanza bigahera ku mutima no ku bwonko. Ubwo ndi kuvuga bya biyobyabwenge biri hejuru cyane. Birabanza bikaffecta ku mutima no ku bwonko kugira ngo nyine wowe ube anomo nyine ubwo bisobanuye yuko wowe ubumuntu cyangwa se kuba uri umuntu bisanzwe biba byarangije kuba nyine kukuvamo usigaranye urundi ruhande. Rero niba ngibi niko n'iki gikorwa niko kijya kumera kuko twarangije. Hanyuma byose bigahurira ku ijambo ubuzima. Impamvu icyakane nakise ubuzima ntabwo cyo ari ingaruka, ahubwo nashaka kubabwira yuko niba ukunda ubuzima bwawe menya ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora. Biriya bintu ni byiza bituma yego ugira imiterere myiza, ariko dear friend wibuke yuko n'ubuzima bwawe ari ingenzi. Wibuke yuko ari ikintu ugiye gukora kikazava muri riske cyangwa kikaba cyiza, ariko ni nko kwishyira nyine urupfu bireba. Ntabwo mubujije kuko hari n'ababikoze byagenze neza, ariko buriya kumenya ikintu ugiye gukora, buriya tujye tujya mu kintu tunazi ingaruka zacyo. Gukora ikintu uzi ingaruka zacyo birafasha cyane. Ni nk'uko uzi ngo iyo ndiye ibiryo biramfasha gusavayivinga bigatuma mera neza, nyine nkakura nkaba umuntu ufatika. Ariko ukaba uzi neza yuko inzoga zikwangiza ndetse n'itabi, bivuze yuko uzi ikiza cy'ibiryo ukanamenya ikibi
cyo kutarya, cyangwa se ukamenya ngo itabi n'inzoga ikibi ni iki ngiki, ikiza ni iki ngiki cyabyo. Ibyo byose ubikora ubizi. Nibi rero mujye mukora mwabanje kumenya ngo ese bino bintu ngiye gukora bifite izihe ngaruka. Hanyuma rero ndagusaba gukora subscribe, share, comment, wowe ukunda bino biganiro. Ni byinshi cyane tuzagenda tuganiraho. Nujya wumva ikintu kumva uragikunze, jya sharinga na bagenzi bawe, cyangwa se ugende nyine usharinga kugira ngo ibintu bigende neza kurushaho. Ni ibiganiro byinshi nzagenda mbakorera bijyanye n'ingaruka cyangwa se n'ibintu byiza. Ntabwo nzabura mvuga ingaruka, n'igihe nzaza mbabwira bimwe mu bintu mudakunda kandi ari ibintu by'ingenzi ku buzima bwanyu. Nzaza nkora nono ikindi kiganiro, nzaza mbabwira icyiza cy'ibintu runaka mudakunda kandi bifite akamaro ku buzima, bishobora kugira akamaro gakomeye cyane ku buzima bwawe. Hanyuma rero we muntu ukurikira Dore Family Show, make subscribe. Niba utangiye kureba ikiganiro, jya umakinga sure ko wabanje gukora subscribe, ugasharinga, ugatera comment uko byumva, cyangwa se nawe hari amakuru ushobora kuba bifiteho warangiza ukatwandikira. Nimero zanjye ni 078 nimero ya WhatsApp 079002924008. Iyo nimero urayandikira kuri WhatsApp gusa, call yo murahamagara bikarenga mu igifara. Hanyuma rero kanigendere, ngewe turi kumwe mu bindi biganiro, babwire ngo umunsi mwiza, my God bless everyone.